meza y'ibiganiro n'umukinnyi uturuka muri Vipers ikipe Rayon Sports irimo gutegura kuzifashisha mu matsinda biracyakomeje. Aha barimo kwibaza bati ese ni igiki uyu mukinnyi turi mukorere ku buryo aha atubwira kuba twamukodeshereza inzu tumuha agera kuri miliyoni zigera muri 3 zose, ariko kandi tukongeraho ayo mafaranga yose yo kumukodeshereza nka atari munsi ya miliyoni, inzu nziza cyane ifatika uyu mukinnyi akeneye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Vipers yo bivuga ko yarangije kwemera amafaranga ikipe Rayon Sports irimo kubaha, arimo gusatira neza ayo yari ikeneye, aho bivuga ko agera kuri miliyoni 65. Uyu Isaac Ogwanga yaba ari ku rutonde ikipe Rayon Sports iri buze gukomeza gukenera cyane ku buryo yanamwifashisha muri uyu mwaka w'imikino tugiye kwinjiramo. Ese ubundi ikintu kirimo kubura we ashaka bikomeye cyane akomeje kwegereza umutima ko ikipe Rayon Sports imukorera kirimo gukodesherezwa yaba ari seriye koko? Ese ubundi ibi byo byaba bihatse iki? Ni yaba arimo kuvugana n'andi makipe? Andi makuru twabashe gutohoza kuri uyu mukinnyi wacu nubwo ataraba uwacu 100%, aha uraza kubimenya. Nanone ku rundi ruhande tumenye byinshi kandi bikomeye ikipe Rayon Sports irimo gutegura, birimo kuvuga ko ishobora kuzana bisi nshya kandi igitonore. Ni mu gihe ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports burimo kugaragaza buryo bagiye batakaza amafaranga ibigendana n'izi bisi bagenda bakodesha mu gihe ngo bafite umukino runaka ahanini berekeje ngo mu ntara. Ibi ikipe Rayon Sports ntabwo ibikeneye kuko iyi kipe, ariko kandi burya umuterankunga mukuru w'ikipe Rayon Sports nawe afite ikintu ngo arimo kwibwira ku buryo iyi bisi ishobora kubonekera ubuntu. Ni inkuru twongeye kwinjiramo, dushyigikire. Reba gato munsi ya video hari like, subscribe, koraho gusa ubundi tujye tubana mu makuru abagezweho muri transfer ikipe dukunda kandi twubaha ariyo Rayon Sports. Tubaye ikaze. Ni igice cya kabiri cya transfer cya Isaac Ogwanga ukinira ikipe ya Vipers nka nomero 9 hano muri iki gihugu cya Uganda, akaba rutayizamu wakataraboneka. Iyi ekipe ya Vipers twavuga ko igenderaho wa kabiri kuko bikomeza kugaragazwa n'ibinyamakuru by'imikino byandika hano muri iki gihugu cya Uganda. Nyuma yo kongera abakinnyi ikipe ya Vipers amasezerano, uyu Ogwanga bivuga neza ko atazongera kongererwa amasezerano bigendana nuko iyi kipe ya Vipers ifite intumbero yo kuzamura abakiri batoya, kandi aha muri iki gihugu cya Uganda niyo politiki igezweho yo kuzamura abakinnyi baho bakiri bato bigendana na system ya Yoweri Kaguta Museveni aherutse kuimplementinga muri iki gihugu, avuga ko ikipe ya Uganda Cranes igomba kuzitabira igikombe cy'isi. Ibi nibyo birimo kugira influence ku buryo muri kubona amakipe yo mu gihugu cya Uganda arimo gukora ibitangaza ndetse bidasanzwe kandi bikomeye. Ibi birimo gukorwa muri iki gihugu cya Uganda bigereranwa n'ibyo mwumvaga mu gihugu cy'u Rwanda byo gushyiraho imikino y'abakiri bato mu mashuri bakabiha imbaraga kandi zikomeye. Muri Uganda byo baba babyegereje umutima ku rwego rwo hejuru ku buryo kubyumva uburyo ki byazamuye abakinnyi muri iki gihugu cya Uganda ari ibintu bidasanzwe kandi bikomeye. Uyu Isaac Ogwanga bivuga ko ari nabwo buryo yazamutsemo muri iyi kipe ya Vipers. Ari nanone ku rundi ruhande ikipe ya Vipers igiye kumwungukamo amafaranga atari make ariyo ikipe Rayon Sports irimo gutanga, ariko uyu Isaac Ogwanga akaba akomeje kwifuza cyane byinshi kandi bikomeye muri iyi ekipe ya Rayon Sports, aho aya mafaranga yazagera kuri miliyoni 4 neza n'ibihumbi 500 ushize muri estimation. Bivugwa neza ko irimo gutangwa n'ubuyobozi burimo kumvikana muri biganiro cyangwa iyi delegation. Si byo gusa, Isaac Ogwanga impamvu ikipe Rayon Sports igomba kumukenera kandi ikabyegereza umutima paka imuzanye muri ikipe Rayon Sports nka rutayizamu mukuru kandi w'igikoko, n'umwe mu bakinnyi bivugwa neza ko afite ubushobozi, imbaraga ndetse na vibe hano muri shampiyona mu gihugu cya Uganda. Murazi uburyo ki ikomeye, iyo ageze imbere y'izamu ntabwo akunze guhusha cyane, upfa pasi yaba ayifatirijeho. Ibi nibyo ikipe Rayon Sports yarangije kumubonaho, ariko bikaba nanone ari isuzuma cyangwa ari checking yakozwe na directeur technique Dairen Raina uherutse
kuba yohererezwa video zose zituruka muri ikipe ya Vipers yagiye ihuriramo n'andi makipe atandukanye muri iki gihugu